murakaza neza ku Isomo TV, abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe urimo gucikwa. Bakunzi b'Isomo TV muraho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 12 wakora nk'imyiteguro ya nyuma ugiye gukora interview y'akazi. Muri video enye ziheruka twibanze ku bijyanye no kureka ubunebwe ndetse no guhaguruka umuntu agashaka akazi. Zikaba zikubiyemo ibintu by'ingenzi byagufasha muri urwo rugendo. Twabonye ko kwitegura interview y'akazi cyane cyane ku bijyanye no kwitegura mu rwego rwo kongera ubumenyi ari ikintu cy'ingenzi. Tubonera hamwe bitagomba kuvuga muri interview y'akazi. Muri video yatambutse yavugaga ku bintu 12 by'ingenzi byagufasha kubona akazi vuba. Twabonye icyo bita first impression, aricyo twakita uko ugaragarira umuntu ukubonye bwa mbere, kikaba ari ikintu cy'ingenzi cyane kuko nicyo kiguha igikundiro cyangwa se kwakirwa neza n'umuntu ukubonye bwa mbere, cyangwa se kigatuma atakwibonamo. Nzi neza ko abantu benshi iki kintu batacyitaho, ariko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Sina interview y'akazi gusa, na video ku Isomo TV tubategurira, abenshi muri mwe ntimukururwa nuko musanzwe mutuziho umwihariko w'uko dukora ibiganiro byiza byabafasha mu guhindura ubuzima, ahubwo mukururwa n'ifoto tuba twashize kuri cover ya video. Ibi bishimangira ko wa mugana w'Abongereza baciye uvuga ngo don't judge a book by its cover, cyangwa se ntugacire urubanza igitabo ugendeye ku gifuniko cyacyo, ufite ireme. Uyu mugani ugaragaza ko abantu benshi bakururwa n'ibintu babonye bwa mbere n'amaso yabo, aho kwita ku bihishe utahita ubonesha amaso. Ibyo bihita babona nibyo twita first impression. Ese ni iki wakora kugira ngo wongere first impression yawe? Ibi byose nubwo bijyana n'igihagararo cyawe na geste zawe, nuko ureba nuko uvuga, ari byo bikora icyo bita body language. Nubwo ibi tuvuze waba utabyujuje, hari icyo wakora ukongera first impression yawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 12 by'ingenzi wakora nk'imyiteguro ya nyuma ugiye gukora interview y'akazi. Icya mbere, soza ibijyanye no kwihugura nibura mbere h'umunsi umwe. Kwihugura bijyanye no kwitegura interview y'akazi ni byiza kandi ni ingenzi, ariko uba ugomba kubikora kare ukabisoza kare kugira ngo uzabone umwanya uhagije wo kuruhuka no kwiyitaho. Iyo witeguye kare bikurinda na stress yo kurwana no kwitegura ku munota wa nyuma. Icya kabiri, kora ubushakashatsi ku myambaro ikwiye uzambara. Iyi ngingo ni ingenzi. Burya imyambaro wambaye ugiye gukora interview igira uruhare runini ku bijyanye n'uko ugaragarira abakubonye, cyane cyane abakubonye bwa mbere, aricyo twise first impression. Kwambara neza ukagaragara nk'umunyamwuga rero ni ikintu cy'ingenzi gisaba gukora ubushakashatsi bwimbitse bitewe n'ikigo ndetse na interview ugiye gukora. Shakisha umenye dressing code y'ikigo ugiye gukoramo interview kuko nabyo bizagufasha. Ushobora gukoresha internet ukareba kuri website y'icyo kigo, ukareba uko bambara iyo bari mu kazi. Simvuze ngo niba ari nko mu kigo cy'ubwubatsi bakaba bambara overcoat bari mu kazi, ngo nawe uzaza wambaye overcoat. Kwambara nk'umunyamwuga rero ntibisobanura kwambara nkabo 100%, kandi ntabwo bisobanura ko ugomba kwambara costume cyangwa se suite igihe cyose ugiye muri interview. Tugendeye ku ngero, yenda nibwo mwabyumva neza. Niba ugiye gukora interview y'akazi ku mwanya w'umuyobozi, ushobora kwambara costume y'umukara, ishati y'umweru cyangwa se y'ubururu bukeye n'inkweto z'umukara. Mu guhitamo costume ukareba iri standard, ndavuga imwe y'ibifungo 2 kandi idafite ibikabyo. Urugero rwa kabiri, niba ugiye gukora interview mu kigo cy'ubucuruzi, ushobora kwambara imyambaro ijya kumera nka costume, ariko ipantaro n'ikoti ntibisa. Ku ishati n'inkweto ho wabikora nk'uko twabivuze hejuru, cyangwa se ukajyanisha n'uko wambaye. Urugero rwa gatatu, niba ugiye gukora interview y'akazi ku mwanya wo mu customer care service, ushobora kwambara ipantaro nziza y'itisi cyangwa se ya koto, warangiza ukambara ishati ya karokaro cyangwa se ya linye, ugashyiraho cravate. Ikoti si ngombwa. Urugero rwa kane, ariko umwanya w'umukozi uciriritse,
ukirimo kwinjira bwa mbere nta mpamvu yo kwirirwa wigora cyane. Tegura imyambaro myiza ikwiye nawe ubona ko itagusebya. Tukiri ku bijyanye n'imyambaro, ibuka kwambara imyambaro igukwiye neza, isa neza kandi ifite isuku. Iyo wambaye imyambaro n'inkweto bitagukwiye neza ntuba ugaragara nk'umunyamwuga. Uzi ko hari ibigo baha amanota imyambarire? Icyo kintu cyiteho rero. Menya guhitamo isaha ijyanye n'uko wambaye. Isaha ifite ibikabyo byinshi ntabwo ari nziza. Ku bagore, hitamo neza shenete idafite ibikabyo byinshi. Aho kugira ngo ukoreshe ifite ibikabyo byinshi birutwa no kuyireka. Ku bagabo, si ngombwa kwambara shenete. Kugaragaza cyane ibirango by'imyemerere yawe nabyo ntabwo ari byiza cyane. Ku bagore, irinde kwambara amaherena maremare. Ku bagabo, bitewe n'umwanya ugiye guhatanira, kumenya guhitamo neza ceinture n'inkweto, cravate cyangwa se taille ndetse n'amasogisi uri bwambare ni ikintu cy'ingenzi. Irinde kwambara inkweto za sneakers ndetse n'ama-jeans kuko hari ababifata nka negligence. Icya gatatu, ita ku isuku yo ku mutwe. Ku bagabo, korera isuku ihagije umusatsi wawe. Niba ngombwa wogosheshe, ibuka ko no kogoshesha ubwanwa ari ingenzi. Ku bagore, niba wisukisha, gerageza ukore ibisuko bidafite ibikabyo byinshi cyane. Irinde kwisiga make-up nyinshi kuko nazo si nziza. Aho gushyiraho izikabije wazireka. Icya kane, kora isuku ku nzara zawe. Ku bagabo, gerageza uce inzara zawe neza kuko si byiza kujya muri interview y'akazi ufite inzara ndende. Ku bagore, ita ku isuku y'inzara zawe. Hano isuku ikenewe si iyo kujya gushaka vernis zishashagirana cyane cyangwa se ngo ujye gusongoza inzara. Icy'ingenzi ni uko intoki zawe ziba zisukuye kandi zidafite ibikabyo. Icya gatanu, kora isuku mu kanwa. Ibuka kuborosa amenyo yawe neza kandi wirinde kunywa itabi cyangwa se ngo urye ibindi bintu bishobora gutuma ugira impumuro mbi mu kanwa nko kurya tungurusumu n'ibindi, kuko ibyo bishobora gutuma impumuro yawe iba mbi. Icya gatandatu, oga umubiri wose neza. Koga umubiri wose neza ukoresheje isabune n'amazi meza ni byiza cyane kuko bituma umubiri wawe uruhuka kandi bikagabanya transpiration y'umubiri wawe. Iyo woza umubiri wose neza wirirwa wumva wisanzuye. Icya karindwi, koresha amavuta meza ndetse n'umubavu mwiza. Kubera ko buri buhure n'abantu utazi kandi ari ubwa mbere muhuye, si byiza ko impumuro yawe ibabangamira. Gukoresha amavuta na parufe bihumura cyane rero si byiza. Niba ubona ko amavuta na parufe ukoresha bifite impumuro ishobora kubangama, ibyiza no ko wabyigomwa uwo munsi. Gerageza ukoresha amavuta adahumura cyane ndetse ukoreshe na deodorant idahumura cyane mu rwego rwo kuneutraliza transpiration yawe. Icya munani, tegura porte document nziza ndetse na flash disk byo gutwaramo CV yawe. Ni byiza kwitwaza CV yawe igihe ugiye gukora interview. Kuyitwara mu ntoki rero bikugaragaza nabi. Gerageza rero ushake porte document nziza ndetse ushake na flash disk byo gutwazaho document zawe. Icya cyenda, niba interview izabera kure y'aho utuye, gerageza urare hafi y'aho izabera. Iyi ngingo rero ni ingenzi kuko kurara hafi y'aho uri bukorere interview bikurinda stress ndetse no kuba wakererwa. Guturuka ku rure hita winjira muri interview ni risk uba ufashe kuko ugiriye ikibazo mu nzira interview ishobora no kuyirata. Icya cumi, kora siporo, uryame kare kandi usinzire bihagije. Gerageza mu minsi ibanziriza interview wongere fitness yawe, ukora siporo zitavunanye ariko zikongerera imbaraga. Ibi bizatuma uruhuka mu mutwe bihagije kandi ugarure forme. Bityo ku munsi wa interview uzaba ugaragara nk'umunyembaraga. Ijoro ribanziriza interview rero, ryama kare, uruhuke bihagije, usinzire nibura amasaha 8. Ibi bizatuma umunsi wawe wa interview ukubera umunsi mwiza cyane kuko uzaba nta stress ufite. Icya 11, irinde kunywa inzoga ndetse na energy drink. Icyo ugomba kwitaho cyane ku munsi wa interview ni ukurinda personalite yawe. Ibuka ko ibinyoye inzoga nyinshi bitera ifuke kandi bigatera na hangover.
niba ufite umutima rero kuri interview ugiye gukora, ihangane ureke kunywa inzoga uwo munsi. Irinde no kunywa ikawa cyangwa se energy drink kuko imbaraga bigutera zigira igihe runaka ubundi zikaba zigushizemo, kandi iyo zigushizemo n'imbaraga kamere ziratakara. Ibaze bikubayeho aribwo ugiye kwinjira muri interview. Sigasira rero imbaraga kamere kuko zimara umwanya munini mu mubiri kurusha izo waterwa na energy drink cyangwa se ikawa. Icya 12, igirira icyizere. Ibyo twavuze byose rero niba wabikoze neza nta gisigaye usibye kumva wuzuye. Ubaka icyizere rero muri wowe kuko byose urabyujuje. Garagara nk'umunyamwuga rero, wirinda kugira isoni, kwiyemera ndetse n'ibindi. Irinde kugira ubwoba rero, fata interview nk'ibisanzwe, icy'ingenzi nuko witeguye bihagije. Icya 13 cyangwa se bonus. Irinde gukererwa kandi uzirinde n'abaguca intege. Isaha uzakora interview niba warayemeje, gerageza uyubahirize, wirinde gukererwa. Niba ugeze interview y'akazi iri bubere, irinde gucibwa intege n'abo muhahurira bayijemo. Kungurana ibitekerezo no kumenyana ni byiza, ariko si byiza gucana intege no kwiyemeranaho. Niba ubonye ko mu bari bukora interview harimo abafite izo ngeso, gerageza ubirinde. Ibi byose tuvuze muri iyi video nubihuriza hamwe ukabikora neza, uzaba ugaragara nk'umunyamwuga kandi interview y'akazi nta kabuza uzayitsinda. Bakunzi b'Isumo TV, twifurije kujya muhaha mukaronka, mwashaka akazi mukakabona, mwanakabona mukagakora neza. Niba hari icyo bigufashije, tubwire icyo wungutse hasi muri comment. Kandi niba hari n'icyo twibagiwe, nacyo wagishyira muri comment hasi. Mukunzi wacu, inkunga yawe ni ingenzi mu kubaka uru rubuga, niyo mpamvu dukomeje kubasaba gukora subscribe, mukanda no kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho mu ba mbere. Kandi niba waryohewe n'iki cyegeranyo, kora like, ubisangize na bagenzi bawe ukora share. Murakoze cyane, Imana ibarinde.